Kaze kuri RW-KIGALI komeza ugire ibihe byiza muranyihanganira gatoya naremba video ariko YouTube ubwayo iza commuting sound mubasha kuba mutamenya ni ikinavugaga nuko ngo rero ni businesse nshyashya yasohotse tariki 11 z'ukwa kabiri 2023 yitwa trx89 akadomo fan ora link iri muri description wayandikishe ukimara kwandikisha nyine kwandikisha ni ibintu byoroshye urahita uhinguka kuri page imeze utya no kuvuga ngo ni business nziza yunguka 33% yayo washoyemo ukaba ushora rero mu matrix cyangwa se amatron kuri wowe rero dusanzwe tubana ibingibi umaze kubimenyera cyane cyane kuri wowe uba muri groupe yacu ya WhatsApp ibi byose tubisobanura umunsi ku munsi utayirimo muri description harimo link yayo urahakanda maze winjire maze twibanire mu muryango wa RW-KIGALI TV. Iyi business rero nkuko nemaze kubikubwira ngo ka 3% buri munsi yayo washoyemo ni business zitamara igihe kirekire ariko iyo gafatiranye kagisohoka katararenza nk'iminsi nk'itatu ubasha kuba wagakuramo inyungu kandi inyungu ishimishije. Gushyiraho amafaranga rero urakanda no kuri deposit uyashyire kuri basic account hari account ebyiri no kuvuga ngo urakanda no transfer to basic account urahasanga address wallet address niyo rero ura depositing aho trons n'ubukoresha Binance cyangwa Trust wallet hanyuma ahangaha kuri promotion account hajya amafaranga ya reward uba wahawe mu bantu watumiye. Iyi business kubikuza rero ntabwo isaba kuba watumiye ahubwo isaba gusa gukora icyo ushaka. Kubikuza ntabwo isaba gutumira gusa iyo ushaka gukorera amafaranga menshi nyine uratumira ukabona commission ngira ngo ibi ni ibintu mumenyereye no kuvuga ngo nashyizemo tron 46 mbikuza 15 kuvuga ngo ni 33% yayo washoye yujana no kuri profit list hano mba mfite withdraw abikuje 15 n'ibice 18 no kuvuga ngo n'uyu munsi ndabikora gusa kuri wowe urinjiramo kumanywa no kuvuga ngo niba winjiye wenda kumanywa saa moya z'umugoroba ugomba guhita ubikuza ndi kuko bagendera ku isaha iyi business yaturutsemo saa moya babinjiye mu bundi munsi ubundi aho nayiko yari yanditseho ko yasohotse tariki 12 kandi twebwe tukiri tariki 11 urumva ko ni gashyashya rero wagafatirana rugikubita gukora deposit ni ibintu byoroshye ndetse n'ibintu babiro automatique ukimara kuyohereza ukoresheje Binance yawe cyangwa se Trust wallet ako kanya biba automatique ugahita uhabwa noneho na 33% y'uwo munsi ugahita uyabikuza hanyuma na saa moya ukabikuza ndi ukazagaruka nyuma y'amasaha 28 uje kubikuza yawe cyangwa se ugakora share ugatumira abantu bakaguha commission ya 33% yayo izo nshuti zawe zashoye. Ku bantu rero bataramenya gukonvatinga ushobora kuba ufite amadolari kuri Binance yawe uyafite kuri Trust wallet cyangwa no uyafite kuri Spot wallet no kwanga urabona mfite USDT 11.43 none ndashaka kubikonvatinga mu matron abantu batabizi murebe aka kantu uraza ukanda no kuri trade hano hasi hari umuntu wamagara ngarashaka matron ngo ampe amadolari kandi yakagombye kuba yabyikorera hakanda hano hejuru handitse convert iyo umaze gukanda kuri convert wana page imeze utya no kuvuga ngo bakwereka ngo ugiye gukonvatinga uyavana from uyashyira to ngo from USDT to Tron cyangwa se indi coin yose ushaka. Tron rero TRX ngiyi ndahakanda
hanyuma ndashaka guhindura amadolari angahe, wenda na amadolari 6. Ndahita nkanda hano hasi rero handitse preview conversation, ugahita ukumvata aya masegonda ataragera kuri 0. Ni ibintu ukora batagucharginze amafaranga na make. Urabona ko byamaze gukunda, namaze gukonvatinga amadolari yanjye nyahindura mu matron. Hanyuma iyo umaze kuyakonvatinga wiza no kuri wallet yawe. Urabona ndakora refresh kugira ngo ari amatron nyabone kuri spot wallet. Urabona yahageze ni 93, tron 93. Kubitsa rero kuri address urakanda kuri tron, ndagira ngo mbisubiremo wongere ubirebe neza. Urakanda hano kuri tron, hanyuma ukande kuri withdraw. Iyo ugiye kohereza ukanda kuri withdraw, hanyuma ya address nababwiye urakopinga urayishyiramo hano. Ahangaha ifite ubushobozi bwo guhita imenya network yayo. Hano ushyiremo amount, hanyuma uhite ugohereza bisanzwe. Kubikuza rero uraza hano kuri tron, ukande kuri deposit, urahasanga. Urakanda no kuri tron trx89 niyo network wakoresha, hanyuma ukopinge iyi address. Iyi address rero numara kuyikopinga uzayizana muri platform yawe. Ubwo ni mu gihe ushaka kubikuza amafaranga yawe. Ukimara gukora deposit uhita ukora withdraw kuko biba automatic. Urakanda hano kuri withdraw, kanda hano kuri withdraw. Ni ukuvuga ngo hano uraba ufite hano hari daily withdraw limit, haba hari 15% yayo washoye. Ni ukuvuga ngo uhita ukanda hano ugashyiramo umubare uhari, ubwo ni ya 33%, ugashyiramo ya address ukopinze muri Binance yawe cyangwa Trust Wallet cyangwa indi exchange ukoresha. Hano ugashyiramo security password, hanyuma ugakonfaminga mu masegonda 30. Ubona notification ya Binance cyangwa ya Trust Wallet ko ushyize hari amafaranga ahageze. Ngo uko rero uko ikora, niba aribwo bwa mbere kanda subscribe kugira ngo tujye tubana muri business nk'izi zigamije iterambere. Injira muri group ya WhatsApp ujye ubasha kuvugana natwe cyangwa uduhamagare kuri 078 733 731. Bye bye.